nagashobora da cyane n'ubupfubuzi ntajyamo kubera ko ukora iki ntabwo gishinzwe niba kwa boss aga ntabwo zari zo kukodesha njya kubwira se njye nshaka inzu yo gukodesha gusa niba udagushaka inzu yo gukodesha ibyo bikapu uri kubijyana hano bakubwiye ko ari serivisi zihatangirwa yego na serivisi zihatangirwa ariko bambwiye ko hari akazi uwo wabikubwiye nagenda akagura kandi akazi kari hano ni ak'abakobwa ak'abahungu rero ugahana ariko ibintu byabaye uburinganire ubu ni akazi k'abakobwa nta n'akazi k'abahungu muzehe ni sogokuru wapfuye atambaye agapfukamunwa akazi k'abahungu none se wowe ubwo wabyarara none se muzehe akazi kari hano nako gutwita imbimbeni ubu uri muzima nakubwiye ko muzehe ari sogokuru wawe wapfuye atambaye agapfukamunwa Yesu nakumvishaga yuko hari akazi umuhungu akora umukobwa atakora nako umukobwa akora umuhungu atagira ute adakora niba kuko ako kazi ntagahari nkera amafaranga y'iti kigibuze n'itayi uko ngiye kazitunga narume nkukiranya ndinangu yiti kise ninjye wakuzanye ibyakuzanye rigusubize ariko muze nubwo isi imaze gusaza ariko ntukamere nkayo ubwo se wakumva umusore nkanjye mvuye mu cyaro njya gusaba akazi njye gukubitirwa mu mujyi wakumva wishimye cyane rwose ahubwo uraje ubone wanze guhinga iwanyu wankakuragira inka ntabwo uraje ugira ibijumba gumaho rero isi i Kigali iraje gukaranje mani iragukaranyirwa amafiriti byaratugoye yego boss nari nibagiye gukita muzehe kandi uri boss ariko nushaka urajya umbwira nkozi ibintu ariko sinsubire mu cyaro babare kandi ndakwingiye urajyayo rero hanyuma mwebwe ko muri gushwanashwana imeze bite muzehe uzi kuri umukire buryo nagura indaya ni so akagabura nushaka kwimwita gute niba mbeshya Imana imana ariko sha warafata umugore wanjye ukamwita indahe ariko ubundi sheri kano kagabo katurutse kazanwe n'umuyaga w'inkubiri mbone ugatuye ahangaha nawe ukambarize ngo kaje gushaka akazi ahangaha kumbi se nawe ashaka akazi ese ndabona ari icyo mu cyaro ariko icyo cyaro muvuga ni ibiki mwampaye akazi mukareka ko n'ibyo mu mujyi ntabishobora ese washobora akazi kameze gute rwose nagashobora da cyane n'ubupfubuzi ntajyamo kubera gushyuha nakomye nibyo navuze kuva kare urumva nakazi kuvuze kare niyo mpamvu hano akazi gahari nak'umukobwa ceceka wese ubwo si umukobwa uheruka hano wamukoreye ariko nyine niba nararyamanye n'umukozi none se uzi ko abakozi bose ndaza njyamana nabo niyo mpamvu rero nanjye ndi gushaka umukozi w'umuhungu rwose mabuja wenda ndabona uri n'igitomati ndwa atazamo amafaranga nabikora ntabwo bufite nibiki wakora sha mesa koza amasahani no kumukarabya ukarabya nde wowe boss ariko se niyo yanankarabya byaba bigutwaye ikibazo mbona ko karasheze nta kazi ndi bumuhe mu rugo rwanjye cyaka injiri byo kubika igikapu arakwimakaza se ni ugihemba abakozi kandi njyewe yego rata mabuja nyine hanyuma ubwo umuhaye akazi mujye mwirirwa ahangaha ntazi ibyo mwirirwamo sha ariko wowe ko wirirwa ubunga ugataha ukarya buzahana amafaranga yawe yewe ndumiwe hanyuma uzi kuyakorera se ukora iki ndakugaburira nkakwambika nkanahemba abakozi nyine ibyo ngibyo kubikora birumvikana pe ariko nakubajije ngo ukora iki ntabwo gishinzwe icyangombwa ni ukubona icyo ukeneye cyakora nsanze njya kukuzana naritaye ko bwiza ariko ubwenge bwo vide numvise ko mu mutwe ntabwo ndagushyiri wanjye n'ubundi kuvuga no gutaruka urebye nyine ibyo nashaka kuvuga ariko ndanashonje nari bigendere y'ibyo mu kabati cyane si bya byo wasize muri ya sururi ubishyira muri ka gatubare ko haruguru yego nibyo yewe nabonye imbeba zaratuzegereje nshyiramo umuti w'imbeba ka kabati kegereye ku muryango yego nako ngako ariko se ubundi uvuye kudusakira akabari sheri sinakubwiye ko wazanye umujura cyane nawe sindaye ko mutari mwambwiye ko mwashyizeho umuti w'imbeba uzi ko maze kubirya
mutima muke wo mu rutiba birarangiye